winjiye utangira gukritika indirimbo bitewe nuko wazumvaga zashishuwe nyine haza kuzamo case y'umugabo bita Tom Close ubundi iyo case iteye wari umaze gutwara guma ari icyamamare ivuga mu buryo butandukanye abantu benshi ahubwo bo bayifata bakamuha ubutwari atafite atazanageraho kubera ko hari bimwe mu bintu nk'ibyo ngibyo uvuze ngo wabigezeho byaba ahubwo ari criminal case yaba ari ikosa ushobora no guhanirwa n'itegeko kubera ko icyo nshaka kuvuga aho ngaho ni iki dufate ko Adams genda avugaga ku bijyanye n'umuziki ndacyanawuvuga nzakomezana nawe uvuge kugeza igihe bizakosoka wenda nk'uko bavuze terme gushishura hari ikinyuranyo cyo gushishura ubundi ni opposite yayo nafata ko ari umwimerere igihe umwimerere uzaba uhari ubwo nyine gushishura bizavaho bizabirangiye haziho ikindi gishasha haziho umwimerere cyangwa se n'injyana y'u Rwanda igira izina nk'uko ushobora kumva bongo flavor ukumva kapuka ukumva reka tuyibatize umwimerere tuzabibatiza umwimerere kugeza ubu ngubu kubera ko nawe urakenewe uranakenewe cyane kandi twishimiye ko n'Ubugande bazumva umwimerere na Tanzania umwimerere ubu ngubu cyangwa nubwo bahita Rwandan style bamaze kuyita injyana yitwa umwimerere umwimerere style abyumva so jewe nka Adams ndicaye turimo kwiganirira umuziki ndimo kuganira n'abawukora ndavuga noneho aho ngaho b'abahanzi cyane cyane ko giye kubatumira byabaga ari ibintu bigoye rimwe na rimwe ntabwo natangiye nanabatumira ngo bemere kuza kimwe nuko na n'ubu ngubu keretse uwiyaminiye niwe ushobora kwemera ko namutumira baza amafuti bakora no kugeza na n'ubu ngubu so icyo gihe icyo nakoraga Paxson yakoraga mbere yanjye abumva bashaka hit ngo barashaka hit barumva bakaze cyane kubera amatelefone yababwiye ngo murarenze bakumva ngo nanjye baraza kunkoma muri izo ngizo za urarenze zabo baze no mu kiganiro cyanjye baze kumva ngo baraza kumva telefone babwira ngo bararenze sawa bamwe muri abo ngabo bajyaga basigara tukaganira tureba kuko we nafata ko Paxson we yabazanaga mu rwego rwo kuzamura kubashimisha no wenda nafata ko atigeze atababwizaga ukuri kwa nyako ibyo bakeneye niko kuri ntago ariko yabigenzaga so jewe nkazana uko umuziki ugomba gukorwa cyane cyane ko mvuze ngo muri Kenya hari n'ubu ngubu ibyo turimo gukora hano muri 2021 ndaza kubaha n'ingero zifatika uzarebe ibyo Bruce Melody arimo gukora ubu ngubu bitandukanye n'ibyo yakoraga kandi ubwo ngo ndaza kugaruka no kwitangazamakuru ubu ngubu ibyo batangiye kuvuga ngo urabona ngo sinzi igihe avuga ba Ben n'ibiki nk'ibyo wenda turaza kubigera ibyo avuga ngo nabanebwe ubu ngo ushobora kumwita umunebwe niba ibyo ngibyo ashobora kwibuka kongera kubivuga niba kwa kundi gusohora indirimbo zindahekana ari byo bitari ubunebwe ubwo sinzi afite ubu ngubu ukuntu zingana kuva yabona management nshasha wenda azayizana imwe ariko iyo azazana abantu bashobora kuyitega ishobora kuzaba ari nziza inakubye kenshi izo yakoze kandi hafi ya zose icyarimwe yego abyumva so jewe muri Kenya umuziki wiki ko lisansi ya nafata ko diploma cyangwa se lisansi hano mu Rwanda icyenda karindwi ngiyo nari ndayifite umuziki nzi birimo bigomba gukorwa imyaka 10 nyuma yango imyaka 13 abantu barimo gukora amafuti nyareba kandi mbona ari giye umuntu ushobora kubikosora cyane ko abandi badashaka kubikosora barakoresha uburyarya cyangwa se barimo gukoresha ubumenyi buke cyane ko n'uburyo n'inzira bashakaga barimo kwiya formule buri muntu wese yaratangiye kuzana formule kandi twakagombye ko dufite inzira imwe umugozi umwe dusenyera umwe arimo kuzana kubana n'abahanzi n'ubwo Alisudi batangiye kurya udufaranga tw'abahanzi ngo niko kubana nabo mu nzu batangiye kubana nabo batangiye gusambanya abakobwa ngo niko kuba promoting je mbona ivyo ngibyo ntabwo ari bwo buryo umuziki ushobora kuba umuziki niba koko bashaka umuziki urumva tugiye kuri ivyo ngibyo bavugaga bya Tom Close yarakoraga umuziki yakoraga n'indirimbo twinjiza uriya munsi yaranashishuraga duhisura y'uriya munsi ko abantu bose nanjye ibintu nkubwiye mu kanya rambyatire reka barakubeshye suko byagenze siko bimeze abantu rero bazi reka nkweruke uwo munsi nari ndi kumwe na Alisudi na Alisudi nari ndi kumwe na Kamishi nari ndi kumwe n'uwitwa Inspector Lewis nari ndi kumwe n'umuntu witwa Pifla ni gatoya gihe gitoya cyane hashize guma ari Tom Close wayitwaye turimo kuganira ariko ubundi uyu muziki bimeze gute
urumva ko harimo za beef za ba Pfla na babandi bavuye njyo za Butare badakora hip hop. Pfla na hip hop badashaka no kumva hip hop itari ya Riderman, badashaka kumva n'ibindi na Pfla nawe arimo nawe bamushaka kumwumva cyane. Urumva ko ngo harimo Inspector Lewis we arimo kureba ukuntu ibintu byabacanze, bamwe mu bagenzi be babivuyemo n'usigaye. Inde Pfla nawe icyo gihe nawe arimo gukora, ariko nyine ibyo arimo gukora ntabwo birimo kwakirwa neza n'amaradiyo cyangwa se n'abandi bantu bari ku rwego rwo hejuru bashobora kumufasha. Ahubwo hasi kuri street abantu baramwemera, na nubwo mfata ko bamwemera no kurusha abandi bantu kuri street. Mfata ko imene ubufashe Riderman ugafata na Pfla kuri street, nta nubwo Riderman yakurikira, nta nubwo yapfundura udushumi. Ariko tugiye kuri mainstream abantu bazwi cyangwa se bakinwa ku maradiyo, Pfla nawe ntabwo yakurikira aho ngaho. So ndamufite muri studio, turimo kuganira ku bijyanye n'umuziki kugeza n'amaward atangiye kuza na za Guma Guma ziraje. Bimeze nk'aho ari amarushanwa, usibye ko giye ntabonaga ko ari n'irushanwa rimeze gutyo. Turimo kuganira tugeze ahantu Pfla we ubwe mu magambo ye aravuga ngo ariko ubundi nka Tom Close buriya yiyita umuhanzi. Urumva? Pfla je nta kintu nigeze mvuga kuri ibyo ngibyo. Ubundi nka Tom Close buriya yiyita umuhanzi. Man, arije nubwo yatwaye Guma, ubwo ndimo kuvuga mu magambo ya Pfla. Arijewe Tom Close nasiba indirimbo zose ngatangira bundi busha wenda na award nkayibasubiza iyo ngiye ya Guma Guma, ngahita mbabwira ko je ntigeze mba n'umuhanzi. Ubu ngo ni Pfla uvuze ibyo bintu. Yego. Nago mbizi ko Tom Close ari kumwe n'abantu be b'inshuti ze, harimo Sam Karenzi ndakeka, harimo n'undi witwa Isa. Sam Karenzi ngo kuri Radio 10. Yego. Barimo kumva bari ahantu bari kumwe n'umustar rego umuntu kaze cyane watwaye Guma Guma icyamamare. Man. Barambwiye ngo baraje bagera hasi kuri radio. Barambwira ngo baraje hasi kurungu. Ahubwo giye birananshimisha cyane kubona Tom Close. Baraguhamagaye? Yego baraje. Ni Tom Close waguhamagaye? Yego. Niba sinibuka neza ariko numwe muri abo ngabo. Barambwira ngo baraje. Nagira fine, ahubwo ndanaceceka ndabihorera. Sinabwira ko umuntu wavuze ko bariya badakora umuziki, noneho nyir'ubwite akaba aje kubabwira ko awukora, aje kubabwira ko awukora uwo muziki. Pfla wari wavuze ibyo bintu, Tom na bagenzi barahamagaye ngo baraje. Je nta kintu nigeze mvuga ikijyanye na urumva twinjize baraje. Hasi icyo gihe hari Rama itaraba RSSB, hejuru gato ya hari banki yitwa Unguka Bank, hose hari aba security bafite n'imbunda. No hejuru ariho City Radio iri gatatu. City Radio ariho iri, nta musekirite wabaga uhari, ariko imiryango yabaga isaba gufungura uri indani, ntabwo ushobora gufungura uri hanze, wofungura uri indani ukoresheje igikumwe. Nta musekirite wabaga uhari, ubwo nyine umuntu wararaga aho ngaho. Ko yari ifite iyo tekinoloji. Umuntu wararagamo aho ngaho buriya ariko tube turetse niwe wabaga afite right yo gufungura. Wenda umukozi, dufate umukozi waho ngaho, niwe wabaga afite ubushobozi bwo gufungura. Hari gufungura kuri reception, gufungura ukahita winjira kuri reception. Hari agakoridore nako ufungura, nako gafunga ukoresheje imiryango ibiri. None waharenga ukajya muri studio ariho ahantu ha gatatu, nabwo bisaba imiryango itatu. Noneho jewe ku giti cyanjye ikintu cyabaye n'iki, barangiye ngo turaje genda urabafungura, bakingurira neza cyane. Abajamu basiga muri studio Pfla Kamishi byasabaga Inspector Lewis gushyiramo indirimbo gusa, urigendera ujya gukingura. Pfla arazi ngiye kuzana icyamamare, ngiye kuzana umuntu ugiye kuvuga bavuze, ariko ba Pfla ntibabizi, ntabyo bazi. Ngiye kuzana umuntu ugiye kunyomoza abavuze ko nta kintu yigeze akora mu muziki. Ndamuzanye ari kumwe n'abajama be babiri nafata ko ari abasekirite, banarakaye bya hatari. Urumva Sam Karenzi yarakaye ko bavuze icyamamare, ari witwa Isa nawe yarakaye bya hatari. Icyo ndi bukomozeho kuri ibyo, kuri aho ngaho abo bagabo babiri, umwe yitwa Isa ni umuyisilamu ari no mu gisibo, undi ni Sam Karenzi birazwi ko atajya avugira, atajya abeshya, ntabwo aba ari kuri level yo hasi. Yego nawe yarabeshya, akora ibiganiro bitarimo kubeshya, birazwi. Ntabwo aba ari kuri level yo hasi buryarya. Wa muntu
Tom Close barinjiye binjiranye nangaho ndanasohotse muri studio kubera ko intebe nago zari zirimo zihagije. Ndagiye muri control hahandi inyuma muri studio yindi mwari coding. Ndagiye nzanye intebe. Umwe nzana intebe ebyiri. Urumva? Umwe muri bo ararakara ngo nago yumva nago ashaka kwicara. Ndabwira fine genda ndiyicarira ku mwanya wanjye. Yego. Urumva? Umwe asigara ahagaze. Tom aricara. Ndabona muhana microphone fresh. Yego. Pifra nawe ari kumureba. Arahari. Yego. Icyo yewe yakoze yafashe ijambo ni nkaho yumvaga ngo nyine kubera ko ari umuntu kaze arifata nk'umuntu kaze nyine ngo abanyarwandakazi Tom ari Tom uvuga gutyo ni utanga speech abanyarwandakazi ibyo murimo kumva hano birimo kuvugwa n'abasinzi dore baniteretse ibiyobyabwenge imbere yabo. Ni izina ry'Imana aba bantu babiri nago bajya babeshya. Bivuze ko ndi wisubiremo. Yego. Isa nago ajya abeshya. Na Sam Karenzi nago ajya abeshya. Tom Close nawe dufate ko atigeze abeshya kuri uwo munsi. Ariko jewe ku giti cyanjye na Pifla yarahari, Inspector Lewis yarahari na Kamishi yarahari. Pifla we arahari wenda Inspector Lewis nago twapfa arahari nawe Inspector Lewis arahari hano asigatiye hano ku Ruyenzi. Kamishi nawe uhari wenda ku Kamishi ariko nawe araboneka kuri telefone. Noneho abo bantu babiri ariwe Sam Karenzi na Isa uwo nguwo noneho bazavuge niwe waranahabonye n'agacupa k'amazi. Kuri uwo munsi nari nanakubiswe nta n'amazi ahari. Tom bavuze gutyo avuze ngo harimo n'ibiyobyabwenge barimo kunywa ibiyobyabwenge bose banasinze. Man je nanywaga inzoga nkazinywa nyinshi bya hatari. Ariko icyo gihe uwo munsi ndakubwiye nari nakubiswe nta n'amazi mfite. Okay. Atangiye ibyo ngibyo mita mubwira sasa rero Tom reka nkwereke wowe nundi nago nari nagutumiye ngaho vuga ibyo ushaka byose nubundi usohoke wigendere nago ndi buguherekeze kuko nago ndigeze ngutumira ariko ngiyo microphone gusa wibuke ko nuyikoresha nabi birakureba. Ni gutyo namubwiye. We yarakomeza ngo imyaka yose tumaze dukora imiziki ibiki avuga amagambo menshi ngo ajyanye no kwishyira nyine n'ibigwi bye arimo kwitaka. Je icyo nakoze nafashe za ndirimbo ze zudushishwa nkajya nzikina background yavuga kantu nkabanzamuye komeza utinde nkahita nishyiramo ubuziraherezo nkahita nishyiramo my dreaming nkishyiramo what you need ya Tayo Cruz nyine nkagenda nzivanga gutyo ni bed zari udushishwa twe n'ubundi arimo kuvuga arangije arasohoka arigendera. Ni gutyo byara noneho abantu bumva ko we yinjiye muri studio ku ngufu izo ngufu nago bishoboka. Tukiri aho hari umuntu wari ukurikirana ikiganiro isi twandikira ko mu kanya turafata akaruko gato twumva n'ibitekerezo by'abantu kuko iyi topic turayisoreza ahangaha duhita tujya ku kindi. Ndasoma message ya kabiri kwiyambera avuga ngo mbega ikiganiro cy'ubwenge mu mbabarire mume umwanya mbaze DJ Adams kuko namukurikiranye kuva kera. Ikintu yavuze bwa kabiri ngo icyo gihe ari kumva ikiganiro uri onea ngo wavuze uti ngo inzego z'umutekano zigutabare kuko utewe kuri radio. Ibyo mwarabivuze? Na gute ngo kuko we yahise ahaguruka afata amabuye avuga ati ninde uteye Adams. Oya ibyo ntabwo byigeze biba. Ntabwo byigeze nakubwiye ngo ni bimwe abantu bagenda bongera. Nibyo nje abantu bongera. Iyo se duhaye nuko yari imeze. Ni je nakubwiye. Tom amaze kubivuga. Yewe ziriya studio na n'ubu ngubu uwagira. Nagushora kwinjira. Ntago wakwinjira. Icyo nari ngiye kwibariza. Tom amaze kubivuga birarangiye. Na za ndirimbo wazikinnyemo. Nabwiye birarangiye. Ntago wigeze umusobanura ngo mubwire utariko. Ibyo uri kuvuga dore wabivuze ngo uyu musubize. Yarabyumvaga none nabwiye ariko ibyo ngibyo wavuze we ukuntu yatangiye naramwihoreye ndamubwira we naramwihoreye tu nabwira sasa niba ari ibingi ushatse ku giti cya nago nigeze nanamuvugisha cyangwa mbimubwira navuze uno mujyama azi ngo ubu ngo agiye kuza kunsenyera hano reka mwihorere webwe ariko narayimubwiye ibyo uri bukore urabyishyuza webwe hari abantu benshi bazi ko zino microphone ari ibintu byo kupfa kukinira ariko nawe yarabizi byamukurikiranye nyuma yaho ngaho. Pifra Tom Close arashoje yahise ahaguruka yahise bahaguruka baragenda barakaye cyane kuko ko n'ubundi nakomeje gukina utwo dushana usigarana na Pifra wawe mitababwira noneho narinzi ko icyo nabwiye ba Pifra na Inspector Lewis narinzi ko aba indiscipline ari abantu bo muri hip hop
kumbe n'abasitari nk'aba ngaba bose ni disipurine zabo ni gutya zimeze kaminuza nuko zimeze ni gutya zimeze arigendera twige twikomera wabivuze ibyo ngibyo akirimo ahari kuri mikoro yes okay nyine arigendera abibazaga uburyo icyo gihe cyagenze Pfla reaction yabaye iyihe nose yabaye ko tigeze amwata ko asanzwe n'ubundi Pfla atari pfana ntabwo yigeze ariwe wari watangije n'iyambara ntabwo yashatse ku intervene ngo avuge atari ko nta kintu we yaracecetse gusa mwibuke ko byamutunguye hari n'abariya bajyama baje bameze nk'aho byarabatunguye noneho amaze kugenda ikiganiro cyakomeje mu buhe ugumana ba Pfla bisanzwe yafanyeka ko utaruskuri yagenze nuko yagenze reka ngushimire cyane nyuma icyo nakongeraho nuko nyuma we wibuke ko yakorana kuba yaratwaye guma yakoranaga na Bralirwa byamusabye imyitwarire ye mibi byamusabye ko ajya gusaba Bralirwa imbabazi binamusaba kujya gusaba kandi yari umuterankunga ubanza w'ikiganiro akoraga ku manywa ntabwo yari umuterankunga wanjye yari nyine yari yatwaye guma so hari ibintu yagomba discipline Bralirwa agomba kuyikontorora noneho hakurikire ko wenda niwe yaranasebeje ibyo kunywa sibyo ko nta n'ibyari bihari hanyuma bimusaba no kuza gusaba imbabazi City Radio yavogereye usibye ko ari nanjye wamukinguriye so jewe nawe nta n'ikibazo ibyo yarabikoze byombi yarabikoze no kuri Radio nacyo yaje avugana na boss sinzi ibyo bavuganye jewe nta n'ikintu twavuganye kubera ko n'ubundi nta n'ikintu twari kuvugana hanyuma nyuma yango abantu bazi ko twagiranye ikibazo cyangwa twakomeje kukubazana ikibazo mbibutse ko no mu nama y'ubukwe nari mpari y'ubukwe bwa Tom Close no mu bukwe bwe narindiyo byagusabye igihe kingana iki nyuma y'icyo kiganiro cyo byabasabye igihe kingana iki kugira ngo communication hagati yawe na Tom Close n'ubundi nta communication twari dusanzwe dufitanye aho ngaho ikaze n'undi twahuriraga mu mbari aho ngaho hose muri UTC kwa Fred urumva so rega nanjye nari nafata ko navuga ko niba ari umusitari nanjye nari undi so nta kintu yari kuza mbwira kirangaho gikaze twahuriyeyo twaraganiraga mu bantu yatumiye mu nama z'ubukwe zaberaga hariya niba ari Blue haruguru ya munsi ya Nyarwanda hari ahantu hari hitwaga kwa Freddy munsi ya atara ndavuga inama z'ubukwe hano munsi ya Nyarwanda kuri Blues Cafe ni inama zaberaga ubukwe bwabereye Cadillac nari mari niyambariye ikanzu yanjye sara aracyabasibere kuri Blues Cafe racyahari nibyo ngibyo na n'ubu ngubu sindabona impamvu yo kumuhamagara nawe wenda ntabwo arayibona ariko jewe umunsi nabonye impamvu yo kumuhamagara ariko iyo muhuye ntabwo tujya niba guhura twarahuye nanone niba ari 2018 2019 hari foto nabonye wa posting ni ya 2010 turabajama n'ubundi ya 2018 donc muhuye nta kibazo no si ikibazo cyaba ki kwatanga ubiti ingumi Adams irafa rirangira n'abantu babyibazagaho bose bamenyereka ko abantu ibihuha byinshi noneho wenda kugira ngo aferi irangire neza ibyo biyobyabwenge niba byari bihari Sam Karenzi arahari Isa arahari na Tom Close nawe arahari niba ashobora yanahinduye stati n'umuntu mukuru nonse nigiye naragwingiye icyo ashobora gukora nuko we ashobora kugira gute we ashobora kongera niba koko ibyo bintu byarabaye ni umuntu mukuru ubu ngubu ariko tuva kuri gato ya Adams ujya wifuza yuko Tom Close yakora statement y'ukuri kwa nyako k'ibyari biri muri akavuga icyabaye icyo gihe ku giti cyanjye kubera iki uri kugarura ikintu cy'ibiyobyabwenge yavuze kuri mikro wamwihereye ati abanyarwandakazi bari kunywa ibiyobyabwenge kuko uzimpamvu wifuza mu buzima bwawe ko iyo statement Tom Close ayikora ataragusubiza kirya gihe ibi ntabwo byari bihari nyamara rukajyanana na nyuma yaho nubwo ntavuga ngo ni ibintu byabaye byinshi ariko ndishyure hari abantu benshi bakomeje kukubona muri ya image y'ibiyobyabwenge aho ngaho sasa iyo image ngiye ku giti cyanjye nta n'ikintu ntwaye uzafata ko nawe inywaga abishatse yabikoresha igihe Tom Close yazabohoka yumve nkungu wenda keretse nk'urugero mubwiye ngo wenda akavuga ngo yarihannye yabaye umurokore cyangwa ibindi nk'ibyo ngibyo namubaza ngo ubundi ko wihannye wowe wumva warihannye koko jewe nagubibuka ko hari ikosa wankoreye aho niho nashaka kubaza ujya wifuza yuko Tom Close kuri iki gihe yakoresha ukuri kw'ibyabaye kirya gihe akanasabira imbabazi abanyarwanda yasabye imbabazi umusponsor mukuru asaba imbabazi ubuyobozi bwa radio ariko abanyarwanda yabwiye biriya bintu nta kintu arabasaba imbabazi kuri biriya bintu kandi byari ukuri
kugeza kuri ubu ntabwo akiri relevant bigeze aho ngaho ntabwo ari umuntu ukaze mu muziki ku buryo hari ikintu kinini yavuga uriya ufashe Bushari ugafata n'uriya wasanga bumvise Bushari kumurusha Bushari kandi emi yavuze ko yapfuye Bushari yarapfubye ubu ngubu urabyumva na David Davis nawe nta kintu kirimo nibyo bindi byacu by'itangazamakuru ariko ntabwo ibyo bintu usijye ubyifuza ndashaka kumva ako kantu ko Tom Close yakora statement isobanura neza ibyari biri kubera muri studio kijyagiye mu by'ukuri ntabwo njya mbyifuza kubera ko nta image yanjye byanyikiye ariko abikoze byaba byiza. Okay, that's good. Reka dufate akaruko gatoya cyane tugaruke twakira amatelefone mutubwire tuvuze byinshi cyane ku rugendo rw'umuziki ariko tugaruka kuri na aferi twifuza kugarukaho ya DJ Adams ndetse na Tom Close. Telefone zingahe? Turafata telefone 5